Hello, amakuru yanyu nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu byose biri kugenda neza. Mbahaye ikaze kuri YouTube channel Iwacu ni byiza 30. Nk'ibisanzwe ngiye wumva nitwa Eridad. Rero uyu munsi nzanye video nizere ko iri bubashimishe. Ikibazo abantu benshi mwibaza, abantu benshi mufite kigira kiti ni gute wavana amafaranga kuri PayPal ukayashyira kuri mobile money kugira ngo uyafate mu ntoki. Abantu benshi mwagiye mumbaza icyo kibazo cyane ko banki zo mu Rwanda utabasha kuvana amafaranga kuri PayPal ngo uyashyireho. Uyu munsi rero nzanye uburyo bubiri nizere ko uri buhitemo uburi bukunogere bwagufasha kuvana amafaranga yawe kuri PayPal ukayashyira kuri mobile money. Uburyo bwa mbere ndaza gukoresha website yitwa gigpay.us cyangwa gigpay.az. Uburyo bwa kabiri rero na application ndaza kuyibereka. Nizere ko ariko wakoze subscribe niba usanzwe ureba video zanjye, kandi niba ari ubwa mbere ubonye video zanjye nkora video zikwereka uburyo wakorera amafaranga kuri internet. Ndagusaba gukanda kuri subscribe niba utarabikora, like ndetse ugafungura nako kantu ka notification kameze nk'inzogera ubona ku ruhande, kugira ngo igihe cyose na uploadinze video ikwereka uburyo wakorera amafaranga kuri internet uzaba uwa mbere uzayikoresha. Reka nze nangire nkwereka uburyo wakoresha gigpay.az cyangwa .us, ubundi ube wabasha kuvana amafaranga kuri PayPal uyashyire kuri mobile money. Ni mu kanya gato. Hanyuma rero twatangiye uburyo bwa mbere bwo gukoresha gigpay. Tugiye gufungura Google Chrome, tugiye kuza twandikemo gigpay.az. ngira ngo kubera nayira nayishakishije ngiyi ni gigpay.us, ikaba ari hano hari gigpayafrica.com, byose ni kimwe. Turakanda hano kuri gigpay, niturangiza tuze hano murabona hano handitse gigpay. Ibyiza nuko tuza hano hakabiri handitse gigpay register, ubundi tuhakande. Ngira ngo rero urabona bagusaba kwiyandikisha. Hano turashyiramo, ushyiramo izina rya mbere, hano ugashyiramo izina rya kabiri, hano ugashyiramo email wakoresheje uri gucreatinga PayPal account. Hanyuma aha uraza ugahitamo igihugu. Ngira ngo nkanzeho gutya urazamura, urabona ko ibihugu byose birimo ikintu tugiye gushaka ni u Rwanda. Tugiye kuzamura dushaka u Rwanda. Rwanda ngira ngo murayibona ngiyi na kode yacu 250. Iyo urangije hano uhita ushyiramo nimero za telefone, warangiza hano ugakreya password. Ikindi ugomba kumenya nuko iyo password ibigomba kuba itangijwe n'inyuguti nkuru. Warangiza ukaza hano ukongera ugashyiramo ya password, ubundi hano ugaselectinga user. Ngira ngo bakubaza niba ari ugomba kuza hano munsi kuri user cyangwa se ugaselectinga user, byose nta kibazo. Ariko ibyiza nuko ubirekera hano kuri select user. Warangiza ukaverifyinga hano ko utari robo, ubundi ugahita uza hano hari sign up. Ngewe rero namaze gukora, narabikoze sign up, niyo mpamvu nabikoze. Wowe nakwerekaga uko wabikora. Iyo ukimara gukora sign up, iyo bikunze
bahita bakubwira ko bohereje email yawe. Ikintu ukora ni ukuhita ujya muri Gmail ukareba link baba bakoherereje, akaba ariyo ukurikiza. Reka njye muri Gmail murebe iyo link ukuntu iba imeze. Ikindi kintu ugomba kwitondera ni uko uba ugomba kuba wafotoye irangamuntu yawe, kuko uba ugiye gukereya konte online. Ikindi kintu ugomba kwitondera ni uko ibi bintu biba ari scam cyane, uba ugomba kubyitondera. Urabona hano baravuga bati tujya twakira abantu benshi baba scam, uba ugomba kwitonda. Ndetse you are not allowed to call this number, muba mugomba kuba seriye. Uba ugomba kuba wafotoye irangamuntu yawe ndetse unayifite, kuko ushyiramo nimero z'irangamuntu ndetse ukanohereza ifoto y'irangamuntu yawe wayifotoye iri muri telefone. Hanyuma rero uza hano, kanze nyishakishe, ndakeka ari iyi ngiyi GigPay Africa. Ubu niyo ego, dore ubundi uhita uza hano hari iyi link ukahakanda, ubundi ugahita ujya gukora login. Urategereza. Murabona bahise bambwira ngo your account is ready verified, you can login now. Icyo ukora ni ukuza hano ugashyiramo email, hano ugashyiramo na ya password nk'uko wayikireye. Ngira ngo ngibi bihita n'ubundi byizanamo email na password. Icyo ukora ni ugukanda hano hari continue, ahubwo ukaza hano nanone ukaverifyinga ko utari robo. Okay, bikimara gukunda gutya uhita uza hano handitse log in, ugategereza kugira ngo uloginge in, ubundi uhita ujya kuri dashboard. Abantu benshi bavuga ko PayPal idakora mu Rwanda, ariko baba bibeshya cyane. Nta kibazo na kimwe kibaho kitajya kibonerwa igisubizo. Ubundi murabona bari kumbwira ngo welcome back Sibomana Eridadi, thanks for using GigPay Africa services. Ngira ngo hano ntago biba birangiye. Ushobora kuza hano hari izina ryawe ukahakanda, warangiza ukaza hano hari setting. Iyo ukanza hari setting urategereza. Noneho urabona hano hari kuri profile niho turi. Hano hakabiri hari mwihangane, hano hakabiri hari 2FA, bishatse kuvuga factory. Ni cya 2 step verification. Ushobora kuhemeza, uretse memeze murebe ukuntu bigenda. Murabona hano 2 factor authentication iri disabled. Ndamutse nyigize enabled ni ukugira ngo igihe cyose ngiyeho bajye bahita banyoherereza email kugira ngo nemeze ko ari njye ugiye kubikora, kugira ngo wirinde abantu bashobora kukwiba amafaranga yawe. Ikindi hano identity verification, nari nababwiye ko uba ugomba kuba ufite ifoto y'irangamuntu yawe muri iyo telefone cyangwa muri iyo mashine, niba ari imashini uri gukoresha, cyangwa se pasiporo cyangwa se perimi, byose birakunda. Ubundi uza hano handitse select type. Niba ufite irangamuntu uza hano kuri national ID, niba ari pasiporo uza hano, niba ari perimi uza hano ukahemeza. Ubundi ugahita uza hano handitse choose file, kugira ngo
uba ugiye nyine gukreya account. Urabona bahita bakwereka gukamera niba udafite ifoto y'irangamuntu yawe muri iyo telefone cyangwa muri mashine, ushobora guhitamo kamera ubundi ugahita wifotora. Niba uyifite ushobora guhitamo icyumba runaka ahantu iyo foto iri, ubundi ukaza hano submit umaze gushyiraho iyo foto. Kuko nyine ni ugukreya online banking services, kandi ntabwo wakreya banking services udafite irangamuntu. Ibi bintu muba mugomba kuba serious. Ikindi kintu nabereka ni ukuza hano hari utu turongo dutatu, murabona ushobora kuza kuri dashboard, ushobora kuza kuri transactions, ushobora kuza kuri wallet. Ariko iyo ushaka kuvana amafaranga kuri PayPal uyashyira kuri mobile money, uza hano ukabanza ukayakorera deposit. Ni ukuvuga ngo amafaranga ntago yava kuri PayPal ngo ajye kuri mobile money direct, oya, ahubwo iyi iba ari konte ukereye yawe. Uvana amafaranga kuri PayPal ukayashyira hano kuri konti ya GigPay, warangiza uyavana hano ubundi uyashyira kuri mobile money. Naho kuyavana kuri PayPal uyashyira kuri mobile money direct ntabwo bikunda. So rero iriya ni verification nababwiye uba ugomba gukora nyine yo kwifotora ufite irangamuntu yawe. Iyi yari step ya mbere, nizere ko murayikoresha neza mosherezami bigakunda. Ngiye kubereka uburyo bwa kabiri nanone ukoresheje iyindi application ushyira muri telefone yawe, nayo ni mu kanya gatoya ndaje nimujye kure. So uburyo bwa kabiri rero nkuzaniye, urajya muri Google Play, dore nanjye niho ndi. Ubu buryo bwa kabiri nakubwiye ko ari application ushyira muri telefone yawe ugakora iyitwa virtual credit card. Ubundi ukaza ukandikamo Palm Pay. Ni gutya ngira ngo byandikwa. Na application udownloadinga. Palm Pay dore ni iyi ngiyi ngira ngo murayibona. Ugomba kumakinga sure ko wadownloadinze application y'ukuri. Hanyuma rero nayo urakurikiza step by step. Ngiye sinshaka kuyishyiramo kuko nkoresha buriya buryo bundi bwa GigPay, no kugira ngo video yo kuba ndende. Gukora setup ni ibintu byoroshye, naho ikintu uba usabwa ni irangamuntu yawe cyangwa se perimi cyangwa passport, naho wifata selfie uyifite mu ntoki kugira ngo uverifyinge account. Icyiza cy'iyi rero ni uko ho baguha credit card, baguha namba zayo. Hanyuma buretse nge kuloginga in kuri PayPal yanjye, PayPal murebe uburyo iyo ukimara kubona iyo credit card, ariko iba ari virtual nyine, birumvikana uburyo ubigenza. Reka nze kuloginga in muri PayPal yanjye murebe uburyo uhita ubikora. Reka nze loginge in kuri PayPal yanjye, ndabona bikunze finally. Ubundi nkwereke uburyo numara kubona credit number uzavana kuri iriya yitwa Palm Pay.
So ubundi rero iriya Palm Play nyine baguha credit number. Ni ukuvuga ngo rero uza hano handitse iyi ni PayPal yanjye, murabona mfiteho amasenti 10 niyo nsigaranyeho, andi nari nayavanyeho. Hanyuma uza hano handitse transfer money ukahakanda. Iyo umaze gukanda hano handitse transfer money urategereza. Bahita bakwandika bakubwira bati rero ukoresha debit card transfer money from your PayPal account to an eligible card. So ariko twebwe turakoresha hano hari an eligible card kuko hano kuri bank account na bank account dufite turakoresha debit card. Iyo debit card rero na yindi uretse hariya kuri Palm Pay baba baduhaye credit card number. Iriya Palm Pay nicyo ifasha, ni ukugira ngo baguha number iyo ukimara kuba verified, ukimara gukora verification baguha number. Iyo number niyo uzaho hano ugahita uyishyiramo, hanyuma amafaranga ahita avaho agahita ajya. Murabona hano credit card number, select card type n'ibiki byose baba babiguhaye, ugahita ubishyiraho, ubundi ugahita uza hano ugahita usevinga link card. Rero ikindi kintu nababwiye, ubu buryo nge simbukoresha ariko nabwo burakora ndabizi neza, nge nkoresha buriya buryo bwitwa GigPay. Ikindi kintu nigeze mbabwira kuri GigPay nuko minimum transaction, amafaranga make ugomba kuvana kuri PayPal ni amadolari 50. Ikindi kandi bakata amafaranga menshi. Negeze kohereza amadolari 100 bahita bakuraho amadolari 120, mbona 100 na transferinze. Ni ukuvuga ngo ku madolari 100 bakata amadolari 120. Ku madolari 50 rero ntago nzayo bakata, ndi ntago nigeze nyohereza, ariko ubu buryo burizewe cyane bwose, nibwo naguhitiyemo bwiza bwagufasha kuvana amafaranga kuri PayPal ukayashyira kuri mobile money. Rero kora subscribe niba ushaka kujya ubona video zakwereka uburyo bwiza bwizewe wakorera amafaranga kuri internet. Ikindi kandi abantu benshi mwakomeje kumbwira ko ibintu bya PayPal bigoye, niyo mpamvu nakoze iyi video mvunitse cyane rwose. Ariko nyine nanjye ngiye kujya ngerageza gushaka video zishyura hakoreshejwe mobile money. Ikindi nababwira nuko iriya video meruka gukora batanga ibibazo bya survey yindi ya kabiri ya African, yanditseho African app, nuko nayo ihemba hakoreshejwe mobile money. Video zanjye mfiteho ni nyinshi kuri YouTube channel Iwacu ni Byiza 30, muzihe like, muzisharinge, kandi ndi kubategurira ibintu byinshi byiza cyane. So naho ubutaha, ciao ciao, bye bye, ibihe byiza, Imana ibari.